umugore yari afite ingunguru ari ahangaha, hari umwana wari uharyamye arimo kurira ati mama uri hehe, ariko umugore ntiyari abyitayeho ndetse yari ari no kumutuka cyane. Arangije asunika ingunguru. Ubyitegereze urebe ino filimi, ni filimi nziza kandi irimo inyigisho ikomeye. Asunika ingunguru iragenda neza igiye kubarara hejuru y'uno mwana. Uno mugore arimo guseka ati wawu, ati mbega ibintu byiza. Hano hari umusaza waje wirukanka yari abibonye uno mugore agiye guhemukira uno mwana. Nta kindi yakoze, yaraje yubarara hejuru y'uno mwana ngo arebe nibura yuko ino ngunguru yamuca hejuru ikagenda. Mu by'ukuri niko byagenze, ingunguru yamuciye hejuru, ingunguru iragenda. Uno mugore yarababaye cyane, agira umutima mubi utari ko wowe unyitambika, wowe urinde, wowe unyitambika nicyo ukeneye. Aje amwegera, aje kureba umuntu umwitambitse kugira ngo abe yarokora uno mwana. Nta wundi, yaraje asanga ni sebukwe, niwe wenyine wabashije kuba yatabara uno mwana. Ndetse kandi mu by'ukuri arabizi ko uno sebukwe akunda uno mwana, ariko mu by'ukuri ntago ashaka yuko aba yatabarwa. Uno mugore kubera iyihe mpamvu ari kwifuza yuko uno mwana yamuhitana? Ese n'umwana yibyariye cyangwa asuwe? Reka ukomeze ukurikirane filimi, wowe icyo usabwa ni ukora subscribe gusa, ubundi ukajya wirebera filimi nziza cyane mbazanira, zirimo ubwenge ndetse n'inyigisho. nta handi wazisanga uretse kuri Film Vibes. nta handi honyine wasanga filimi nziza nk'izi ngizi. wowe icyo usabwa ni ukora subscribe. uno mugabo yambwiye ko wa mugore, kuki ugira umutima mubi nk'uwo? kuki ugira umutima w'inyamaswa? kuki utagira umutima w'ababyeyi? uno mugabo barahageze ari we papa w'uno mwana, ndetse uwo mugabo akaba ari we ubyara uwo mugabo. urebe neza filime, uno mukobwa mbega ari kumubwira ati rwose mugabo wanjye, papa wawe yanga umwana wawe, mbega ni umwuzukuru we, ati namwanga, ati rwose musanze ahangaha ashaka kumwica. uno mugabo ati oya, atarambeshyera, utabwo niwe wari ubikoze. ati oya rwose sheri, ati njyewe umwana wawe namwanga, mushinja iki? Shatse kubanga uno mugore ntago ari we nyina w'uno mwana, ahubwo ni mukase. uno mugabo arangije avuga ati papa, ubu koko watinyuka ukamekura, ubu koko ushobora kubikora? umugabo arambwira ati rwose mwana wanjye, ati ntago ibingibi nshobora kubikora, ahubwo ati nuno mugore wawe niwe wari ugiye kubikora. ati ndewe burya ndarengana, ati ntago nabikora, ati ikibondo nk'iki ngiki naba nyizize iki? mwana arambwira ati papa, ati kandi nyamara ibintu uri kwivangamo ntago bikureba. urabona rwose uyu nguyu akomeza yijisha ambwira ati ni ukuri yaragiye kwica uno mwana. ati ubu urabona ngiye koko nabikora? ati ubu ngubu urabona nakifata nkaba nakicisha umwana wawe? uno mukobwa nyine akomeza yisobanura cyane. urabizi iyo umuntu ari mu mafuti nyine afite ingingo nyinshi zimurengera, amubwira ati wapi, ati sinshobora kubikora. umwambwira ati buretse ibyo byose birimo muravuga mwitana ba mwana, ati sinjyewe, n'undi ati sinjyewe, ati ndongomba kubikurikirana nkamenya kubera iki umwana wanjye murimo muramukorera ibingibi. kubera kimwe ashaka kwica umwana wanjye n'undi akica umwana wanjye. no mugahita ahubwo umwana wanjye ugomba gukanura cyane ukitegereza. utuyanguye ati hoya papa, ati ibyo byihorera ahubwo mereza umwana wanjye, ibyo ngibyo ntago njye mbyitayeho. ati we n'umugore wanjye ngomba kumenya muri mu biki, nihe mikino murimo muranyina? urabona rwose uno mugabo byaramushobera, amubwira ati nese urabona njye ibyo nabikora? ati reba umugore wawe rwose yagiye kumwicisha ingunguru, ati ngiri ingunguru, ati wongera urabona koko nakifata nkicisha umwana wawe ingunguru koko? uno mugabo nyine akomeza yisobanura, ariko n'uno mugore nyine akisobanura. mbega nawe wabura, ese ninde uri mu makosa? ese ninde urimo gushinja mugenzi we? nawe ibi wabyibazaho uramutse ari wowe uri muri kino kibazo. ese ni umugore wawe cyangwa ni papa wawe? ibi ngibi murabizi bikunda kubaho cyane mu ngo. umugabo yarigende, bano basigara batongana, mugate ati buretse uzambona sha. uno mugabo ati nta kintu n'iki na kimwe uzigera ukorera uriya mwana, ati cyerekana kiriho, cyerekana kiri ku isi, nibwo bwonyine ushobora kuba wamuhemukira. utari ko mu gihe nyiriho nta na rimwe uriya mwana azigera
ahura n'ikibazo, ati ngomba kumurwanirira, nkakora ibishoboka byose nkaba namurwanirira, nkaba namuba hafi. Uyu nguyu turibeshya cyane, ntuzigera ubigeraho. Iriya mitungo igomba kuba iyanjye, ntabwo igomba kuba iy'uriya mwana. Uti njye se mubona narashanga gukina? Ati naje muri uru rugo se kugira ngo mujye mundeba? Atumva, ati ni njye nawe, ati ngomba gukora igishoboka cyose uriya mwana nkamukura ku isi, maze iriya bira byose se ari kugenda amwandikaho, arubaka inzu akamwandikaho, ibintu byose ari kumwandikaho. Ati njyewe se nzasigarana iki? Turabona narajanga rero gukina. Uno mugabo yarumiwe, arumirwa avuga ati si umukazana noneho, ati uyu nguyu koko waje muri ubu buryo, ati uno mugore koko barashaka iki? Ati barashaka guhitana umwana gusa kugira ngo imitungo imwandikweho. Nawe icyo kintu wakibaza, niba ari umwana we kuki atamufata nk'umwana we? Urabona uno musaza nyine yarumiwe, ariko nta kindi yakora. Tugaruka ahangaha rero, umwana yari yibereye ahangaha nyine. Urabizi abana nta mitima mibi baba bagira, nubwo babakorera ibintu bibi bimeze gute, ntabwo ibyo ngibyo biba bibareba rwose. Icyapfa ni ukabona nyine umwitayeho, nubwo wamutuka babona ari byiza. Nubwo hari ibyo arimo kumubwira, uno mugabo ari kuza nyine ari kwigendera, hari ibyo yumvise, uno mugabo abwira uno mwana amubwira ati rero, ati buretse nibamara kugenda njye nawe ndi bukurangize, ati kuko nakubwiye yuko wa mwana we ntazigera na rimwe mubanaho utumbanaho, ati kuko nta na rimwe nigeze nkwishimira kuva nakinjira muri uru rugo papa wari kukwandikaho imitungo. Nta na rimwe uzigera ugira amahoro, ati mu gihe cyose nyiriho nawe uriho, nta na rimwe uzigera ugira amahoro. Atumvishe sheri wanjye, uti rero ngomba gukora ibintu byose nkagukura mu nzira vuba vuba, ati kubera yuko ndashaka gusigara nishimye ndetse ndi no mu mahoro. Uno mugabo yarabyumvise, ati ubuse buriya agiye gukorera iki uriya mwana? Ntabwo ngomba kwemera yuko uno mugore yahemukira uno mwana. Umugore yakomeje abwira uno mwana ibintu byinshi rwose, ambwira ati rero, ati papa wawe n'uriya musaza bagiye kugenda, ati ndetse nanjye, ati rero, ati buretse we ndaza gukora akantu keza cyane kandi gashyashya, ati ngiye kugenda na papa wawe, uti rero muri ako kanya turaba turi kugendamo, uti hari akantu ndaza kwikorera, ati kandi keza, ati keza cyane ku buryo rwose nta muntu n'umwe uza kumenya ibyabaye, nta muntu uri burabukwe uretse njyewe njyenyine. Uno musaza yarabyumvise, aravuga ati ati ngomba gukora ibishoboka byose nkaba narinda uno mwana, uti ntago bikwiriye yuko uno mwana yagira ikibazo ndi kumwe nawe, ati ndetse na papa we nanyumva, ati mana yanjye noneho ndakora iki? Uretse urebe neza, urabona uno mugabo rwose hano ngaha yari arimo kwitegereza ukuntu barimo bapakinga, byose yarabirebaga nyine, areba byose akantu ku kandi. Ubyibuka afite misiyo yo kuba yarinda uno mwana, ese aramurinda ate? Arabigenza ate kugira ngo uno mwana abe yabaho? Uno mugore ko afite misiyo yo kuba yahemukira uno mwana, uriya musaza arabikora yiki? Ndetse ko wumva yuko n'uyu muhungu we atarimo kubyumva, atakumva yuko umugore yahemukira umwana we. Baje ahangaha, baje mu modoka, ariko byibuka umugore nubwo bagiye gutembera afite misiyo. Ese iyo misiyo afite niyi, nicyo ashaka gukorera uno mwana? Kuki uno mugore yifuza yuko uno mwana mukuru kugira asigarana imitungo? Ibi ngibi bikunda kubaho kuri ba mukasi b'abantu. Mwabagabo mwe nimujya gushaka abagore, mujye mushaka umugore mwamwitondeye, nimukajye mupfa kuzana gusa umukobwa ngo nuko ari mwiza muzasohokana nyine bikaba biryoshye. Ujye ubanza ubyitondere, kurikira ino filime iraryoshye, ukurikira akantu ku kandi. N'umugabo yaraje aramubwira ati rwose mwana wanjye ntabwo ushobora kunsiga ahangaha. Umwana amubwira rwose papa ntabwo byashoboka. Umusaza aramubwira ati ntabwo munsiga, uti kuko ngiye rwose, ati nkeneye kuza nkajyana namwe, ati kubera iki mushaka ubundi kunsiga hano? Ati ubundi mwana wanjye kuki buri gihe uhora wifuza yuko utagendana nanjye, kubera iyihe mpamvu? Umwana amubwira ati rwose papa ibi ngibi rwose nibyo napanze nyine n'umugore wanjye n'umwana wanjye.
ati ubwo ntabwo turi bubone ahantu turi bukuraze, ati rwose ihangane papa, ntabwo rwose nishyuye ibintu, ati ntabwo hariho komande yawe, uti rwose umbabarire mwana wanjye, uti mbabarire papa, ntabwo rwose harimo umwanya wawe, uti aho hantu nishyuye icyumba cyanjye na madamu, tuwe ntabwo ufite ahantu ho kurara. Mu by'ukuri ubyebe ntabwo yifuza kujyana na papa wiwe umubyara. Uno mugabo mu by'ukuri hari amakuru afite yo kuri uriya mugore, hari ikintu ari bukorere uriya mwana, niyo mpamvu ashaka kumurwanaho, niyo mpamvu yifuza kuba yatabara uriya mwana. Ariko birangiye bagiye, umugore yakebutse ati wawu, uti bayi urabeho, ati usigare amahoro nyine tuzagaruka, ati bayi urugendo rwiza, ati twebwe turagiye, ati nawe usigare amahoro. Umusaza yasigaye ahangaha nyine ambwira ati rwose ntabwo bikwiriye, mwinsiga. Umusaza yishimye mu ruhara rwose, urabona ko nyine ni umusaza ukuze, ntabwo yabona uriya mwana arengana, uriya ni ikibondo kidafite amakosa, ni umuziranenge, ni umumarayika uri ku isi, nubwo bashaka kumuhemukira bakaba bamukuraho. Yaratangiye avuga ati ubu koko nkora iki, n'iki ndi bukore kugira uriya mwana mutabare. Yaje ahangaha nyine bano ngabo barimo barishima, bagenda baseka mu muhanda, ambwira ati rwose sheri nibyo ntabwo tuba dukwiye kugenda tujyanye n'uriya musaza aho tugiye hose ngo dushorerane, ntabwo bikwiriye. Baje nyine baseka, reba wa musaza yaraje hano ngaha aryama mu muhanda, yitambika ya modoka. Urabona bano ngabo barimo bavuga ati ariko uno musaza kubera iki uno musaza atumva, niba tumubujije kudatabona yuko twe twibiriye mu rukundo rwacu tudakwiye kuza dukurana n'abasaza, ati uno musaza kuko turamukorera iki? Mu by'ukuri uno musaza ntabwo ari ukugira ngo ajye gusangira nabo, ahubwo ni ukugira arebe yuko yatabara uno mwana, nta kindi muwe, nta kindi kiri gutuma batesha umutwe. Uyu nguyu yaje ahangaha ambwira ati ariko papa wowe uzumva kuwa kangahe? bitotomba nyine umusaza ntarimo kubaha umwanya, ntari kubatega amatwi, nta nubwo ashaka kubyumva. Urabona nyine umukobwa araje amubwira ati ariko papa we kuki atajya yumva koko? Uyu nguyu amubwira ati oya muransiga munsigire umwana cyangwa twese tujyane, niba mushaka kujyana umwana nanjye nimunjyane, ati ariko niba mushaka mumunsigire nanjye nsigarane nawe, uti nawe ubundi ntabwo mushobora kunsiga njyenyine, uti mwebwe mugende nyine ariko munsigire umwana nirirwane nawe, ati cyangwa twese tujyane, ati nuko nkuko biri bugende. Uyu nguyu nyine aje ambwira ati ariko mwana wanjye rwose nawe ukwiye kujya unyumva. Uyu mwana ati reba amasaha ageze, ubu ngubu urabona koko tugifite umwanya, utu urabona amasaha yacu atarimo kugenda, amafaranga yacu atarimo kugenda ashiramo. Ati papa wagereka gutesha umutwe umuntu w'umusaza koko, umuntu uri kujya ahora amwinginga, ariko uno musaza afite target, uno musaza afite ikintu mu by'ukuri arimo gutekereza uno mugabo atazi, uno mwana watazi. Uno mugabo mbwatoya rwose ntabwo byakunda ko twajyana, nta hantu ho kurara afite, urabizi hariya nyine uba ugomba kwishyura icyumba kimwe, ntabwo byakunda. Uno musaza ati uyu nguyu ambwira ati nta kibazo, noneho reka tumujyane nibura aze kurara mu modoka, kubera ko n'ahandi hantu afite ho kurara, njye ngomba kugenda tukishyura icyumba cyacu na madamu, ati wowe ukarara mu modoka, ati ubwo ni uko nguko bikwiye kugenda. Uyu nguyu ambwira ati nta kibazo rwose mwana wanjye, uti nta kibazo pe, ati nawe ubundi ntabwo mwansiga ahangaha ngo mbyemeye, ati ntacyo iyo modoka ndayiraramo n'ibinanga ndare hanze, ariko ntabwo iriya nzu nayijyamo njyenyine. Uyu nguyu umugambi ubu urapfuye, reba ukuntu ari kureba, reba umushiha afite, reba avuga ati kigabo koko nzagikorera iki? Niki nzakora kugira ngo n'umugabo mvire mu buzima? Niki nzakora kugira ngo n'umugabo abe yandekera amahoro yanjye nkorera ibyo nshaka? Umupango urapfuye, umusaza ajyanye nabo, kandi ubyibuka uno musaza afite amakuru menshi uno mugabo atazi, n'umusaza afite amakuru menshi cyane uno mugabo atazi. Katugaruke hano ngaha, bano baragarutse, iminsi yararangiye bari bafite kuba muri hoteli, baragaruka nyine baza mu rugo.
nuko nguko nyine umugore yari ari kuri telefone nta kibazo afite. Umugabo yinjiye aramubwira ati sheri ndagiye nyine ngiye kujyana na papa nyine urabizi twabivuganye nta kindi kibazo nyine. Uyu nguyu amubwira ati ndabizi cyane rwose ibintu byose nabibateguriye nimugende nawe ndasigara nyine n'umwana mwitaho nta kibazo rwose. Uyu nguyu amubwira ati none se hari ikintu wifuza ko nagufasha mu gihe nyine ugiye gusigara we n'umwana? Njye na papa nyine hari ahantu tugiye kugenda gatoya turagaruka nka nimugoroba. Uyu nguyu amubwira ati ndakeka ibintu byose sheri twarabizanye nta kibazo pe rwose turekura umugabo mwiza nta kintu nagushinja ibintu byose ubikora neza ukabyitaho nta kibazo. Umusaza yaraje arangije avuga ati umbabarire pe umbabarire nanjye kujyana nyine n'umwana wanjye ntabwo bikunze ahubwo wowe genda ujyane n'umugabo wawe ngiye mundekere umwana nawe ndasigara mwitaho nta kibazo genda mu mwanya wanjye mbitekerejeho numva ntabwo bikwiye yuko nagenda nonaha hari utuntu nshaka gukora nyine bitari bukunde yuko tujyana. Uyu nguyu nyine urabona yaguye mu kantu avuga ati iki kigabo. Uyu nguyu nyine aramubwira ati nta kibazo niba byanze twagenda wakitegura tukaba twajyana. Uyu nguyu amubwira ati ese papa uramenya koko kwita ku mwana? Ubu ngubu urabimenya? Umugabo amubwira ati cyane rwose ndabizi kandi rwose so narakureze urakura umwana arananira. Uyu nguyu amubwira ati se ubundi wagiye wowe ko nta kibazo ukajyana nyine n'umwana wawe hari ibintu byinshi muba mukwiye kuganira nanjye nkasigara ahangaha nyine ntacyo bitwaye rwose wabikora uko nguko mukajyana. Umugabo amubwira ati ariko ndumva nta mpamvu niba nyine utabishaka ko tujyana we ngwino tujyana kuko ibintu ngiyemo birihutirwa kandi ngomba kuba ndi kumwe n'umuntu nyine uza akansinyira ngwino cyangwa papazi. Uno mugabo ati oya rwose njye ntabwo ndi bugende ahubwo ndasigarana n'umwana ahubwo we ngwino tugende. Uno mugore nyine amubwira ati nyine uyu nguyu ati oya nyine itegure nta bintu byinshi uko niko amasaha agenda y'akazi kandi akwiye kuza nyine akaba yagufasha mu byurimo byose. Uyu nguyu avuga ati nta kibazo reka nyine nitegure nyine agomba kujijisha kugira ngo batamenya yuko imigambi ari gupanga nyine ipfuye. Uyu nguyu yamuhaye umwana amubwira ati papa niba byanze nta kibazo we ngwino tugende. Uyu nguyu nyine aseka ati sheri nta kibazo pe nta kibazo nyine arajijisha kugira ngo batanamuvumbura. Urabona rwose umusaza yasigaye n'umwana amubwira ati ndamwitaho ntugire ikibazo umwana wawe ndamwitaho ari we mwuzukuru wanjye ngaho nimugende rwose nta kibazo ibintu byose murasanga ari amahoro. Urebe umukobwa yaraje ahangaha nyine amwenyuramo ati sheri nta kibazo tugende rwose hatagira n'ibintu byangirika nyine kubera ko nanze reka nihangane nze. Yaragiye ariko nubwo agiye ntabwo yishimye. Uno musaza reka ntabwo uzigera umwana ugira ikintu mukora mu gihe nyiri muzima ndetse nyiri muri uru rugo. uno musaza yavuze ati mwuzukuru wanjye rwose ubu ngubu birarangiye humura turasigarana amahoro. Abangaba bari mu modoka nyine barimo baragenda, umugore nyine afite umushati, ubundi iki kigabo kuki kitajya cyumva ati gihindura ibintu nyine, namwe urabizi abagabo ntabwo iyo myumvire mwirwa mushonda ntabwo babyitaho. Yambwiye ati sheri ati hari akantu nibagiwe uti wareka nkajya kugatora nyine mu rugo nkaba nagatora. Umugabo atari ku mwana we ati se tuvuye mu rugo utiteguye, ati oya nta kibazo ni akantu gatoya ntabwo biri bufate umunota umwe, ati nyine yihanganira, ati ibyo ngibyo bibaho nyine, ati ni akantu gatoya nibagiwe. uno mugabo atari ku mwana, abagore mutesha umutwe ntabwo mujya mwitegura ngo murangize, ati ubwo si cyo ntigikibagiwe wowe kunagenda gahoro nshaka kugenda nkakikusanira. uyu nguyu ati oya ati ntabwo wakimenya rwose, ntabwo uzi ahantu giteretse, uti niye ngenge unoze ahantu kiri, ati we ntugire ikibazo, ati ndagenda mbikore neza, ati kandi ndahita nza nihuta, ati ni umunota umwe turetse ko nawe utageramo, ati rwose sheri nyihanganira pe, ati ni ubwa mbere bibayeho, ati ntabwo ndi butinde
ati ni isegonda rimwe rwose, ati unyihanganire ntago nzongera pe kugutesha umutwe. Umugabo nyine nta kindi ari gukora, nyine avusako pe ati ibi bintu uba ukora ntago ari byiza, ati genda ariko ubanguka, ati kandi umenye ko nutinda urasanga njye nigendeye. Umugabo ambwira ati nta kibazo, nta kibazo rwose, ati ningutinza wigendere, ati niyo mpamvu nawe ngiye kugenda nihuta. Ese uno mugore ni iki yibagiwe? Ni iki gitumye uno mugore asubira mu rugo? Ubyibuke neza, hano yaje amwenyura aseka cyane ati ati noneho uno munsi ati mbiteguye neza cyane, utireka ndebe ko n'ibindi biza kumira. Yaje ahangaha urebe yambaye ikoti, reka urebe neza we usabwa nubwo ukora subscribe nta kindi, ubundi ukajya wirebera filimi nziza cyane mbazanira, n'ahandi hantu wazisanga. Yaraje yitwikira igikoti, urabona ni cya kindi yari yambaye ari mu modoka, arangije arasona. Urabizi nyine ibipangu by'abakera biriho soneri, umwanya wo gukomanga ntawo baba bafite, ndetse baba bumva nyine bibabanga. Nicyo gituma bashyiraho soneri nyine kugira badakomanga umwanya umuntu atabumva. Wa musaza yaje yiruka kugira arebe umuntu urimo gukomanga. Mu by'ukuri urabona uno musaza nubwo aje ntamubonye, ariko hari umuntu wese yinjira. N'umusaza ati ninde uri gukomanga? Ati ukomanga ugiye he? Ati ntabwo wabonye ko nakinguye? Ntazi yuko nyamara nubwo yakinguye hari uwahise yinjira. Uno musaza ntiyigeze amubona. Uno musaza yakuvuga ati ariko uri hehe? Ati wa muntu uri kudukinisha uri hehe? Urabona rwose nyine abasaza ibyo ngibyo byo kwirwa bita nyine ku bakomanga bagira ute, ntabwo ibyo biba bibafashe. Iyo bakubuze ku muryango biba birangiye, abazi yuko nyine bamukinishaga nta muntu uhari. N'umusaza nyine yavuze utari ku muntu uri kunyinisha ninde koko? Atari kuzi ko ndi umuntu mukuru wowe uri kunyinisha? Uti waje ko kuri mu biki? Urebe muri ako kanya hari uwasohokanye umwana. Urabona wa mugore yaraje aterura umwana, arangije aragenda, ariko wa musaza ntiyigeze amubona, ntiyigeze amenya ko hari uwateruye umwana, ntiyigeze amenya n'igihe bagendeye. Umusaza arangije avuga ati ariko we, ati ibingibi sinabivamo, igihe mpagaze hano kirahagije, nanakubuze, utireka nisubirire wabona n'umwana arimo kurira. Ati ubwo ngubwo nyine nibikureba niba uri kunyinisha. Ati sawa, ati komeza unyinishe nubwo wakongera gukomanga, sindi bwongere gukingura. Ati wowe n'ibyawe ubwo nyine birarangiye. Umusaza yarinjiye, urebe filime, urebe ukuntu ino filime iryoshye, urebe ukuntu kano gafilime gashimishije kandi karimo amasomo meza akomeye. Hari umwana wari wiryamiye hano ku muhanda asinziriye nyine, ari kwibaza aho akura ibiryo by'uwo munsi, yibaza hano hari buze kujya guswa yashaka ibiryo. Wa mugore yazanye umwana, aza gahoro gahoro yitonze, arangije afata wa mwana avuga ati uti wa mwana we bino ni byiza cyane, ati ndabona kabisa bino biri buze kugenda neza. Atakira na mushiki wawe, ndabona uri umuhungu, utakira na mushiki wawe. Ati ukeneye umwana ukumara irungu, ukeneye umwana ukumara stress. Ati rero usigare umwitaho, uti njyewe ndagiye. Ati rero ukora ibishoboka byose uwo mwana uzamwiteho nyine nk'umuvandimwe wawe, uti njye ndagiye. Wa mwana arahagurutse avuga ati madamu wibagiwe umwana. Ati se kuretse umwana ugiye hehe? Abona wa mugore yaramurebye, aramwitegereza, arangije amubwira ati genda nawe uzamurere, ibigutunga nawe bizamutunge. Ati genda mwibere inshuti. Nuko turangije filimi yacu episode ya mbere, kandi mbazanira igice cyayo cya kabiri. Ni filimi iryoshye cyane, kora subscribe utaza gucikwa n'igice cya kabiri. Nuko nk'uko hano tuharangije, ntuze gucikwa, ndaje mu kanya mbahereze part